ngo uwo muntu ubundi bivuga neza ngo ni umutambukanyi. Yego ni umutambukanyi. Mbo akagira nawe iyankorera nta bindi. Indirimbo yagukoreye imeze iti? Ni indirimbo isanzwe y'amatora. Yego. Ese ntabwo waduha agasampu ngo twumve uturirimbireho gato? Yego ngaho turirimbire twumve. Yego. Banyarwanda banyarwandakazi hoye hoye hoye, intego nihaye niyo kubaka igihugu nkagikorera n'umukuri mu mihigo, reka tugikorere tudasigana, harambe FPR umuryango w'abanyarwanda, FPR ibyiringiro by'abanyarwanda, FPR igisubizo cy'abanyarwanda, harambe FPR umuryango w'abanyarwanda. Novation Smart TV. Yes, reka nongere ngusuze udahwema kudukurikirana hano kuri Innovation Smart TV. Muri kubona hano kuri kamera abantu bameze neza cyane, iyi couple nanjye ndi kubona imeze neza. Ariko mbere na mbere reka mbanze kubera ko Vava ari we mumenyereho cyane, mukunda kubona cyane inshuro nyinshi kuri Innovation Smart TV. Ningiye guheraho nono ahita natwakirira n'uyu mushyitsi wacu, nabwo nawe nagarubwa mbere mwamubonye hano kuri Innovation Smart TV, ariko ndagira ngo Vava nono nawe aze guhita mutwakira. Vava bimeze biti? Meze neza. Yego. Vava uyu musiko witonze wana. Yego. Nuko ariko ari mukeya ntuzi ko amasaha yagiye. Umwuka ni muki. Urumva ubutugo mukeya tugeze ku saa 9. Yego. Tugufatiranye unaniwe, ariko niko byagombaga kugenda, twagombaga nyine kukuzana kugira ngo uduhe ikiganiro. Uwo muntu muri kumwise biti? Byiza. Yego. Nawe mudusurize none nawe ahite yatwibyira. Ndamusuje cyane. Ase umusozo utanamureba no mu maso. Baba ugaragaze emotion ng'abazungu. Yego. Musore bakamwita Dr. Ariko najyaho ngiye mvuze Dr. najyaho ubabwira amazina yawe yose. Dr. M. Yego. Dr. M akaba ari n'umuproducer. Dr. M bimeze biti? Ni sawa kabisa. Yego. Bino ni neza. Ndi kubona ari kumwe n'umuntu wawe aho ngaho. Uwo muntu ngo uwo muntu ubundi bivuga neza ngo ni umutambukanyi. Yego ni umutambukanyi. Vava mwamenyanye guhera ryari? Na gihe gishize. Yego. Ni mu minsi ishize kwa Bagti hara kuri studio ya Bagti. Yego. Muramenyana mu bishuti murakorana kandi n'ubu bushuti burakomeje. Yego. Vava ni iki cyambere ukundira uwo musore? Nicyo namukundiye ko yambwiye ati reka gukorera indirimbo, nta rundi rukundo ruhari rurenze. Nuko twafatikanyije indirimbo akagira nawe iyankorera nta bindi. Indirimbo yagukoreye imeze iti? Ni indirimbo isanzwe y'amatora. Yego. Ese ntabwo waduha agasampu ngo twumve uturirimbireho gato? Yego ngaho turirimbire twumve. Yego. Banyarwanda banyarwandakazi hoye hoye hoye, intego nihaye niyo kubaka igihugu nkagikorera n'umukuri mu mihigo, reka tugikorere tudasigana, harambe FPR umuryango w'abanyarwanda, FPR ibyiringiro by'abanyarwanda, FPR igisubizo cy'abanyarwanda, harambe FPR umuryango w'abanyarwanda. Yego. Iyo ndirimbo yakozwe n'uwo musore mwicaranye? Iyo ndirimbo niwe wayikoze? Yego. Iyi ndirimbo ya Vava ujya kuyikora, ubushobozi washakaga ko ishobora kuba yageraho urumva izabugeraho? Yabugezeho. Yego. Ko twarayisoje yararangiye asigaye video gusa. Yego. Kora video. Icyitwa audio uri kubona yuko audio yayo imeze neza, fresh. Neza cyane kabisa. Ko naramurepetesheje bishoboka ku buryo nyina bishyiramo neza. Yego. Iyo ndirimbo ujya kuyikora n'ibiki wabonye byabaye byakugoyemo cyane?
ya icyangoye nyine ni ukugira ngo afatishe melody vuba vuba ariko nyuma byahise bigenda neza bikora neza muzayumva ni indirimbo nziza cyane kabisa. Yego. Baba studio yabo wayibonye iki? Bafite studio nziza pe. Yego. Afite studio nziza kandi ndaramushimira yarakoze yatwemerera indirimbo Joyeuse ntiyajya yongeyeho mitagenda. Yari yakomeye indirimbo muri kumwe na Joyeuse. None se iyo ndirimbo wari uyifite yanditse wari wayihimbye byari bimeze bite? Oya nari nyifite. Yego. Kandi producer waramubonye ni ugomba kujya agukorera. Ase baba uwo musore sina neza man ubona nagutaye mu mago buri ase byaba ari fresh. Yewe byo nta birimo. Nagabyizera. Ase uwo message wakwari imboga rubona utamushoba. Mbeshya abanyarwanda ariko buri wese afite umugisha. None se afavata ubugesha ukore. Agwaye amahirwe ni wayemera. Sha ntago mbizi buri wese afite umugisha. Ariko mu byukuri nawe ubona nari birye nta mutima mubi. Ntari birye. Arumvikana arashoboye azi gukora urumva ko byibura nabyo bivuyemo yaba arandi mahirwe. Senga cyane rero. Dr. M. Yes. Bava muri gukora namubona gute? Ya ni umuntu nyine nishimiye cyane. Yego. Ni umuntu nyine nakunze mbese. Yego. Kandi ibyo bavura namwemera. Ise ngenda mbeshya. Arabizi ajya bivuga. Arabona ukuntu Vava na mwiza man. Aranito. Abantu batabizi ko ari bwiza ahubwo rwere ubutse babizi. Baba barabizi kuri cyiza mwana. Ni cyuzi. Kandi Vava afite n'amafaranga. Umugabo wamushatse umugore nawe akamenya ubwiza bw'umugabo yashatse. Oya. Twebwe abandi ibyo ntibiba bitureba. None se Vava. Noneho kugira wemere ko Vava nakwemera. Uyu munsi afite ubwitonzi budasanzwe. Nakubwiye ngo umwuka ni muke burakeye. Wananiwe. Oya wumva twese. Sagende yo zigeze. Twese tujya dutinze ibintu. Sagende yo zigeze buba bukeye. Oya wumva mukanya natwe tugiye gusoza nuko navuze ni ngewe reka nzane Vava nzane n'inshuti ye tunaganire. Ariko nubundi turi hafi gusoza pe ntugire ikibazo. Vava mu byukuri iriya ndirimbo niwe wayihimbye? Je wayihimbye. Iriya ndirimbo niki cyatumye utekereza kuyihimba? Ubusanzwe nkunda FPR. Yego. Bituma rero uvuga uti nanjye uyu mwaka ngomba guhimba indirimbo. None se uri kubona iriya ndirimbo iri kuba nziza? Izaba nziza. Audio wumvise ari sawa? Izaba nziza kandi nkomeje nsabe n'abaterankunga banjye abantu bo muri Amerika. Yego. Hari abamfashije gukora amashusho. Yego. Bamwe rero barambwira ati kuwa gatanu tuzagira icyo tukoherereza. Yego. Bonereho no kubashimira n'ukuri bamfashe mbone nyikoreye amashusho. Ese Vava ubundi ugira uko managing? Ngira manager ariko ntabwo turatandukana. Ugira manager? Yego. Hajemo ibintu byakavuye gusa ntituraseza amasezerano. Ese manager waro bwa mbere uwo manager wagufashe bwa mbere niwe mukiri kumwe? Wa mbere yari Rayira. Yego. Rayira se mwatandukanye bitewe n'iki? Rayira twaratandukanye mitambo na Moni. Yego. Rayira se mwapfuye? Nk'ibyo byose by'amafaranga ni ibisanzwe. Kandi ukunda amafaranga? Reka sinyakunda. None se ntabwo yakwishyuraga neza? Ntabwo nyakunda ahubwo ugira umanager akaba ashaka amafaranga yose mugabana. Yego. Ukabona bitavamo? Nuko. Ese ubundi Dr. M mwaza manager Vava man. Ariko Vava buriho nitwaye neza wajya kubona nabyo bivuyemo da. Reka ndirimbo barebe ko ndirimbo iba. Zirahenda mana we ntihazagira umuntu uzakubeshya ngo azakumanaginga nta business agira yakumanagingisha iki? Yego. Hari igihe najyaga njya kureba boss hari mu mujyi. Yego. Acuruza rastitaw. Yego. Najyaga ngihuye. Yabaga yampaye tikirangira n'ingarura amafaranga yo kurya amafaranga yo gutanga indirimbo. Buriya nta muntu wakubwira ngo azakumanaginga gufashe gukora imiziki nta business agira. Amafaranga yajya yakura. Ariko iyo ufite ukuntu indirimbo zihenda. Ariko ufite impano ubona aba manager. Element we ntiwapfa kumujya imbere ukubonye. Indirimbo zirahenda umva Yesu wongeye nagize ubwoba. None kwa Element hari indirimbo ugirayo? Element manager yigeze kumuhamagara ngo amubaze. Yego. Adukorera indirimbo mu 1 miliyoni n'igice. Ndavuga ariko se kuko mama
afazari sinajya nicara hariya mu rusengero nkakubita ingoma nkikaraga nkaririmba narangiza nkataha miliyoni yose nkayiguhereza. None se ukora imbogo se yagutwaye angahe? Ni manager wayikoresheje nyine niyo yatuciye miliyoni n'igice. Iriya ndirimbo yagutwaye? Umva nukuri ko Imana nta miliyoni n'igice natanga ku ndirimbo nkagenda nkapfa nta mama byose ni ibiki. Uzi kujya gushorera inka mu kiraro ugasigarira aho ngo uri gukora imiziki. Inzara ikakurya umubiri wose ukajya wirirwa wasaze ngo uri mu miziki isenya bati. Niba ukora imiziki nuba wabona stage yaho perezida yaje. Ugakora imiziki nuba watumirwa Uganda nk'abandi. Ugakora imiziki ntube wakora igitaramo ngo wuzuze rene izo miziki ni miziki nyabaki. None se Vava nge rero sindundi umuhanzi ukundeba gutya ngende umuntu wagira amahirwe amenyekanisha impano yanjye kuko ntuzahamagara Knowless Butera ngo uhamagare Vava. Knowless Butera ntazaza ngo yishyure umusanzu wa miliyoni 5 n'urugero ngo na Vava zibone urumva. None Vava arashyushye ukuri ko Imana siniyemera nagize amahirwe impano yanjye amenyekana ariko mu ruhando rw'abahanzi yego ngenya kwigendera Vava sinzamo karabaye. None se biri gacunganwa n'ibyo karararira n'ibyo kazareko ntago hamagara uruhando rw'abahanzi. None se Vava biriya ko wayikoze ari mwikaguha amahirwe yose nakoze nyinshi ariko imbogo niyo yatumye umenya. Hakaba mapenzi ya umani hakaba Roma hakaba na Christmas. None se mapenzi ya umani mihigo yanayikoze nyuma mapenzi ya umani none se igiswahili wakize minyine niwe wayihimbye wa undi twakoranaga wihuye no kuri nturakakubeshye ngo uzazamuka mu miziki nta mutera nkungu ufite ushoboye. Ikindi kandi ikintu ibanga nabwira abantu bari kuzamuka nufata ikintu cyakakurengeye ngo uhite ugira gute ugipfusha ubusa ugende gake gake bakoze amashusho ya 500 ugakora ugasanga ariyemeye agiye kugurisha ibintu ukagenda gake bakoze ibya miliyoni wabona uwo mutera nkunga yaguha ibyo 150 ukabirya ugakoresha 50 ugakora ibigendanye n'ukuri. Ni ngombwa ngo wifuza amashusho ya Bruce Melody wagafashe utararirimbiye rimwe nawe kandi bari barakoze cyane barunguka. Ahubwo yanyemereye kunkoreshereza ngo indirimbo ebyiri none twaraburanye. Baba tata arasuko we yazakumvise twaburaniye mu gihugu imbere hagati neza. Twasubiye kuri Dr. M. Ibintu Vava ari kuvuga sukurira ari abantu bipanika ngo barakoresha indirimbo za miliyoni ibyo ari kuvuga ni ukuri cyane kabisa. Ubundi kirazira ujye ukora ibintu bingana n'ubushobozi bwawe kandi bitari bite bigusiga mu bukene kuko ntabwo uzakora indirimbo imwe ngihita imenyekana nk'uko Vava wenda byamugendekeye. Ni amahirwe yari yagize ni amahirwe ya Vava. Ni ukuvuga ngo ukora ibingana n'ubushobozi bwawe ufite ahubwo bikagenda bizamuka gake gakeya. Ibyo nibyo bikugeza hahandi ushobora gukora niyo ndirimbo ya miliyoni ko nk'ubu Bruce Melody ashobora gukora indirimbo ya miliyoni rwose cyangwa n'ebyiri kuko nk'amashusho akora reba nk'iriya yakoranye na Shaggy ntabwo iri munsi ya miliyoni. Aragura n'umukire nawe yaba ari make yaba ari make kuko amarokesheni ufata indege kugira ute byose depanse zose zishyize ariko njyewe sindanayibona naho ihagaze n'ukuri ngo nyibone naho ihagaze ndege gutya indege se ngo nyibone gutya ngo ihagaze ase wazaji mwaba desiporo mwe mugani wa Fabrice ngo naba desiporo mwazanyerereje koko ale baba ubu ntabwo wanayibona ni Kanombe n'ukuri kw'Imana aragiyeyo nkura n'abavuyemo bari gusohoka mu muryango bakatwangira kujya reba hantu kandi n'igihe wari wagiye kureba Debe oya nagiyeyo ngiye no kwerekeza undi mushiti wacu hari baba uragira uti ntabwo indege ndayibona ntabwo ndayibona n'ukuri ase ngaho saba abanyamahanga rero bawe bashiki bawe babadiaspora ari marende hakaba n'inshuti zanjye muzihangane rimwe mu nyishyurire visa ma yego nze mpare bagutegere ma ujye Burayi nawe ase bava ugeze i Burayi niki cyambere wumva wabaza cyo kurya jewe ngeze muri Amerika nge nasaba akazi yego kuko mba mvuga ngo byanze kuze ngiye gukora nakora umwaka umwe nakora ibiri nzi ko nzahindurirwa ubuzima yego nkagaruka muri Afrika ntakifuza ivatiri nk'abandi nkagaruka muri Afrika ntakifuza kuba muri leta gukodesha etaje nk'abandi nibyo mba ntekereza gusa. Ibiryo wumva wabaza ni ibihe? Ibiryo numva nabaza ni inkoko. Inkoko reka inkoko yaboneka da chicken yaboneka ese ibijumba wizera ko wabibona? Ibijumba se birankwira naje mbihunga se ngiye kubibaza Amerika
karabaye kandi Nyamasheke mbihunga ngo reka ari we kandi wakundaga bya bindi bita serura nakazi kandi ko byameze kose kiretse mafuta nicyo mfa kurukira ariko ndabyanga ku reka nabiri igihe kirekire yewe ubu ntago wabyifuza ntago nabyifuza wasanga ugeze wajya ubaza abantu bavuga ngo inyama ngo zitera ngo indwara ese ukabonye vuba nakari ese kakantera iyo ndwara nakari iki niko ntesha umukora ariko baba ukunda inyama abantu turanye bajya bambwira ngo ariko bavanga ukunda inyama ngo uzi ko zizagutera indwara ariko muko ubu nkabonye vuba ariko nk'abantu b'inyamasheke n'ubundi barasemera vuba tujya tuvugisha uko abantu b'inyamasheke bago abakire binaha inkozi binaha ziribwa n'abanyacangugu gusa nta bakiga bazirya n'abanyamutara ariko abakiga abashitwara go yego ma ariko baba babeshyira umva twarago abashi nitwe dukunda abagabo nitwe dukunda abagore nitwe dukunda inyama nitwebwe ariko baramwe ngo hari igiti ngo mujya muhobera muri Nyungwe ngo baheze ko numvisha ko kibi Kigali ngo cyera amafaranga hu oya ngo hari icyo numvize ngo gitera umugisha dore abana b'inyamasheke barakubwira ati Kigali hari igiti cyera amafaranga wagera inaha namwe ngo muri Nyungwe ngo hari icyo bahobera ibyo biti bibahe none si cyera amafaranga Kigali warakira kibahese kubwo rajya nawe bagukubita mu mujyi bakakwica wabuze naho uraraho none rero wari wakubitwa ku buryo burahurara mu mujyi uzibakive mu cyaro nguje Kigali nutarari ngange uzangaye ngaho bwira babana bisora amafaranga mu biti bibahe baba babana bishora akava mu cyaro bakiba kwa perezida ko ariho ntaragera nyine ariho kiri cyera amafaranga kirinzwe n'abasirikare yego ma ariko baba na waraje ariko baba ngo arabana ngo bava mu cyaro akava nka za Nyamasheke kazi Kigali nta famiye agira ngo aje gushaka igiti cyera amafaranga ni wamubonye wasambanyijwe n'umupolisi atazi akamutera inda yamara kumutera inda bakayibona ifite amezana ageze muri gereza baramufunguye yabyariye ku muhanda akagangika nka hariya ku ntuza ku mifuka n'umwana we umupolisi wa mwana ngo aza kumumwiba asigarira ku mamaraso y'abantu niho agangika umwana yaramubuze ukareba ukabona umwana ari gukora ikiganiro ngo nge ndara ku muhanda ariko nawe wa mwana we nawe urinjamo uri igihone wa mukobwa we ntago nge nagangika ku rubaraza rw'umuntu kabiri nageze nkashakisha akazi ko kumesa ukareba n'umubyeyi ujya umesera ukanamukoropera kiri gukangika ku rubaraza ngo nijoro wagiye gutega abagabo nabo rero bari ibicucu tujye kuri Dr. ngo hari n'abahungu ngo biyongoza amani ngo bakava ngo mwepfiri hari imodoka zijya gupakira amakara mu ntara ukaba ari nk'ubwana bwibera muri karitsiye uroba bakayurira bakayiparamira nyine ngo paka imuvanye mu cyaro kure paka Kigali uwo mwana koko niye namubona nawe wamugira ku mugani wamugira ubuzima bw'iyo ngiyo n'ubuzima bw'inaha buratandukanye ubuzima bw'iyo ngiyo byibura ushobora no kujya mu murima wabwiriwe ubona naho usaba umwumbatire kugawuhekeye nibyo ndi kuvuga ushobora no kujya mu murima wabwiriwe ukaba wacukura n'uwo mwumbati cyangwa ugacukura n'icyo kijumba ukagihekenya ubuzima n'igisheke ubuzima bugakomeza n'igisheke ukagica ugahekenya ubuzima bugakomeza bazi ko i Kigali igisheke kigura 1000 ntago babizi kandi hari ibisheke n'ubuntu kandi ngo i Kigali ngo imigati muyijugunye hasi nabi waza muri Kigali nta kazi ufite vava se ko numva mubihe ese vava ni ukuri kw'Imana wigeze wakubitirwa nta wigeze ahankubitira ariko mwana uri mu cyaro ujye ushishoza uzajya uzwi i Kigali hari uwagutumije mu cyaro umwana arasara iwabo bakamwokereza ikijumba i Kigali nta wakikokereza nase wamukura cyangwa kotsa ibyo bita ngo nyirarunonko murabizi usibye ko nge maze kuhamenyera mvuga ngo nimburara sindaburaho nikopesha ikiro kimwe cy'ibirayi kandi we wajya no mu nshuti zawe ukarya wajya mu bo mukorana ibiganiro ukarya wahajya rimwe wahajya kabiri wajya kuri imwe bugaca ukajya ku yindi nyine izo nshuti wajyayo rimwe uyu niwe nshuti yanjye ngira iwabo ntaho nzi yigeze no kumbwira ati wowe ugeze n'iwacu ntibanagukingurira urumva niko mbese ubwo se urumva nahayobera niko yakubwiye niko yambwiye byarambabaje ariko ndiyanga baramubwiye ngo ageze iwabo ntiwamukigura icyo ni ikinyoma avuze naramubwiye nizaza iwanyu ni nk'umuntu uje gufunguza ati waba ugeze iwacu ntibanagufungurira pe nyine ndikubaza ntabwo yavuze ni ukuri ariko wowe ugiye iwe yagukingurije ariko mana we i Kigali oya ntabwo gikosora
kuhagera narahageze ku marembo ariko sininjiye ntabwo winjiye ariko warahageze umuntu w'i Kigali burya nakubwira ati wowe ugeze ari wacu ntibagukingura ariko ari umukobwa n'undi munsi uzamwiteza ariko hari impamvu yabikubwiye iwabo haba kamera zireba cyane afise kamera uje nyine uvuga ati nyaboneka ndimo mfungurire wenda bakaguha n'ibyo bagiye kumenya iwabo n'abasirimu banga akajagari ugomba kuhagera uzandinda bakire uzarinde mpfa nayoboye ku gipangu cy'umukire w'abana wampaye amaboko abiri ntuzemere ko nyobera ku gipangu cy'umukire inzara iri kunki murambisana imana pe icyo kinyoma urakivuga ntabwo ari ikinyoma mana mbure mama mbyaye ndamukunda ntabwo ari ikinyoma mana warahageze nyine warahageze gusa mparebesha amaso nka gutya baba nicyo cyatumye utinjira nicyo cyatumye utinjira ahubwo twagiranye ahita kinga vuba vuba anyinjira hanze ubwo nyine nkajya ndebera mu rugi nkabona ariko ubona ni heza cyane nkabona nyine ni heza cyane kandi wumvaga wahibera nari ngiye kwikubita hasi ngo motari avuga ngo ndapfuye gusa ariko njyewe inama nagira abana b'abakobwa ntuzakundane n'umusore w'umukiri wanyu ari mu batindi kuki se mutakundana niwanyu ntabwo biba ari byiza keretse Yesu nyiri ibihe byose ari we wabyemeye iyo atabyemeye biravuna amaboko atareshya ntabwo aramukanya niryo jambo ry'abanyarwanda yego ubwo bivuze ngo umuntu yishima aho ashyikiye umuntu yishima aho ashyikira kandi akituma aho yeretswe muri make ujyumye aho weretswe muri make ajyanya mama inshuti yanjye yabaye ubuhamya ngo agiye gusaba akazi ahantu arangije ngo arakomanga ariko yari ashonje ameze nabi cyane njya mbona nzamutumira tugakorana ikiganiro noneho ngo arangije akomanga nyine ahantu ku rugo rw'abakire nk'uko turi kuvuga iwabo w'uyu nguyu hasohoka umugore ngo wambaye ibikoma akajya akubita iki ku matako ngo yemajya ngo nshingukire imbere y'igipangu ngo waje ubwo rero abakire nk'abo ngabo babaho pe hari nawe ushobora kugera imbwa zikakurya mujye mubanza mushishoze ntukajya ujya ku bipangu by'abantu utazi hari biba ari iby'abanyamahanga hari biba ari iby'abantu bakomeye ukaba ugiye kuribwa n'imbwa ujya ushaka akazi ahantu haciritse niba uvuye mu cyaro hahandi hakomeye ubona ari heza uzahagezwa n'uko hari uwakujyanyeyo uhazi kandi abo bakobwa baza nabo bishora muri Kigali babwire ko ubwo buzima njye nabunyuzemo ntago ndi kubabwira ibihuha mbabwira ibintu nzi ngewe naraje mara amasaha abiri kwa Edouard bamuhora iki nta muntu uranyingurira mu kuvayo naravuze ni ninjya muri bya bipangu by'abo bagore nyine bibigaga bo hejuru barajya bavuga n'icyongereza mbura icyo mvuga cyangwa se banandebe bacire hasi banyereke ko mbateye system ubwo rombwira Imana ngo Mana mpereza umuryango kuko iwacu Nyamashekesha abantu b'Nyamasheke barakundirana barakundana abanyacyangugu Mana yo mwijuru nimpereza umuryango mbamo kuko nari mfite irangamuntu na mituweli ikindi ntuzakora ikosa ryo kuza i Kigali nta cyangombwa kikuranga ufite kuko niyo ubuze akazi uragenda ukajya kwa mudugudu ukamubwira ati ngewe dore mvuye mu ntara nahamagawe n'umuntu none arinje kureba akazi namubuze ni mu ncumbikire ejo mpamagare mama niba hari ikimi naguzemo bitanu usubire hehe mu cyaro ntukajye upfa kuza i Kigali ngo cyenyege gusa rega n'abakazungu barahari baguha n'umuhinga bakazungu Denisha amakuru mufite cyangwa ukaribwa n'imbwa y'ijoro cyangwa ukagongwa n'igare rishaje abana b'urubyiruko je niyo utariwe iyo mbwa ya ninjoro usubirayo ubwegetse mugani wa mama urumva ugasubirayo ubwegetse tekereza kubyara umwana se utamuzi ukamubyara ukamurera ukamurihira ukamwambika ukamwishyura mituweli simfune bastati mujye rero mwitonde urumva yuko Vava rero ni inama bari kubagira Dr. M icyo ikintu Vava avuze sicyo noneho nawe tubwire kuri ba bahungu nabo baza ngo bigize utubo icyo navuga nibyo nari ndi kuvugaho mu kanya navuze ukuntu nyine hariya byibura ibyo kurya bibona hafi kandi cyambere burya nuko wariye iyo wariye ukabona aho uryama buriya ubuzima burakomeza rero iyo se wifata ukurira ikamyo y'amakara nguje i Kigali ubu ugiye kwiteza ibibazo gusa uyu muntu turi kumwe we yabigiriyemo amahirwe nawe yaje muri ubwo buryo ariko yaje Imana yavuze ntabwo nigeze nurira kamyo mfite amaboko abiri ndapagasa ariko Vava wibuka ko hari umuntu umuvuga butumwa bimubwiye wabimanuriye ariko uko ndiri
mba mu murenge nibwo banshishikariza gushaka Edouard Bamuri baba yaje ari kuri taraka yabidi kimuyoboye yego umuntu w'iwacu ngomba kwiro turuva ko azampa akazi kandi kimwe nuko atari kumfungurira baba waje kuri suri wowe numva kwiro turuva ko nzikirana nawe muri salo tukaganira ngamusaba akazi kuko Edouard yari umuntu w'iwacu duturuka hamwe we waje wiringiye kuri bujye kwa Edouard Bamuri iki birangira yanze kumufungurira birangira atamufunguriye ariko naje ari amahirwe y'Imana niba ari Tito Rutaremara waciyeho niba ari Ndege arabivuga biba biciye mu ntabwo ari abantu abakire si abantu ariko si bose yego wamukire ninde wakunyuzaho ugahita umubwira ibibazo we abakire si abantu ariko si bose uriya musaza Rutaremara kandi uzamumugisha uzamuririmbira indirimbo na Kalisa Karasirara y'umuririmbi niwe wagufashije Mana ni ukuri uriya musaza umugisha akorera Imana izamuhijura izamuhemba ijuru nta kindi musabiye kuko ntabwo ashonje nkavava nta nubwo akennye nkavava ariko urumva ko Rutaremara yakurutiye Bamuri tujya tuvuga ukuri kuri mu mitima yacu kandi inzira nawe nibyira umugenzi iyo ubimenya ko ntacyo bukumare wari gukatiraho ariko kuko Imana yagira ngo ibice kuri wa musaza byatumye ugenda nawe umugisha Mana njyewe gusura musaza sinzi ikintu namubwira gusa Imana izamumugisha abana rero abafasha Mana simbizi so birumvikana yuko rero buri muntu aba afite story ndende z'ubuzima abaragiye acamo ubu nanjye naguha story n'undi akaguha story ukajya kumva ariko kuri urubyiruko mujye mubyitaho muzi Kigali muje mu buryo bwiza mumenye yuko rega Kigali nta muhigira ariko ufite icyo cyangombwa aho kugira ngo uhure n'abakazungu cyane abagutera inda utateguye ujye ku muyobozi kandi hari abajyama bazikwikira babitewe maze kuguha uwo mwana ahubwo uzamushakisha umukoresha ikiganiro nzamushaka nawe ama ikiganiro bava bagize Imana baraguteye inda baba barayinteye da cyakoze nari kwiyahura n'ukuri ase baguteye inda wakwiyahura kuko Imana nakiyahura none se koko mu by'ukuri mba nibere none se ni wayibyara ukayirera nkagira no kubwegeka ubwo koko ariko ntago bavuga kubwegeka bavuga gutwita ako kantu nibavuga ukambwira ariko ubu bayiguteye noneho nta kibazo n'ubundi nasarira rimwe nyabo bava ubu ngubu byibura hari uburyo byari kuba bitandukanye na mbere ubu wariyubatse none se ubu namara kubwegeka n'abandi gusemekera hejuru nkabasha gukora cya kiganiro cy'ibihumbi 20 none se vava ubu ngubu byibura ubu hari uburyo wiyubatsemo n'uwayigutera waba wayemiye ubu hongewe nzi ubwenge ntabwo wapfa kuntera inda itateguye kuko n'ubu ushobora kugenda ukajya kureba Gerard Mbabazi nk'uko yagufashije bwa mbere cyane nanjye ushobora kongera wari uko bimeze mwana uzambabarire mfite ubwenge buzima sinzicare kuri kamera mbwira abadesipora ngo nimungurire isume nk'ari bo banteye inda ariko mko uwo muntu nicyo azahora hazajya ahora gufasha byose nibi bava waretse umugabo se wajya kugutera inda iyo ntumbi y'umugabo bari gatiki ubundi abagabo basohora impanga zabo bakirirwa babyara abana batutwa babaho nk'imisego ubundi abagabo ubona ari abantu buri kandi umugore atari umuntu uzi ko umukobwa ari ku muhanda ari mayibobo ugiye kumwurira kumuteye intanga wa mwana wawe azarirwa mu buryo utazi mwagiye mwiyuba none se vava abantu batwara inda ni ibibazo bishobora kuba ibibazo kise wowe wajya kuri vavu yabo we yuko ari nyakwigendera ari umutindi wagiye kubasirimu ukajya gutera none isinda bayitera abakire gusa umva nukuri mwabagabo mwari abana mutera inda bari ku muhanda nk'ubu yakaniya muzajya mumenya ko Imana izabahana nk'ubu yakaniya haza akayigutwika yintera ndi kureba hehe ko nemeraga ikibuno cyawe kureba waburi kureba baba wakwiyanganya ukabyihora mumfashe ese ujya kukamanika utazi aho bizava reka iyo titire tuyihore ndabizi ababaza imbere yego reka tubireke aho ngaho so
Vava rero tugiye gusoza rero nkuko nundi watubwiraga mu kanya tubwira uti mfite n'izindi gahunda ndi kwihuta. So niki wasoreza ubwira abanyarwanda? Icyo nabwira abanyarwanda ni ukuba maso. Yego. Ukaba maso ukavuga ati ese iki kintu ngiye gukora kimeze gute? Ese ngewe hari aho nzagera. Hari icyo bizangezaho ntuhubuke muri makeya ukabanza ugashishoza ukavuga ngo niba ari aho i Kigali ndajya gupagasiza ndapagasa kwandi. Yego. Niba ari iyo mpano ushaka kumenyekanisha ndayimenyekanisha mbaheye. Ukabanza ukabitekereza ntuhubuke. Yego. Twagiye kuri Dr. M. Dr. M nicyo twasoreza nawe ubwira abanyarwanda. Icyo nabwira abanyarwanda bakore cyane batera imbere. Yego. Burya abantu bakunze gutera imbere kenshi nkunda bakavuga ku kantu n'abantu babageze muri ka ubwaye nk'urugero reba ingabo za wenda zatatse nk'ahantu n'urugero. Yego. Zikazengurukwa. Yego. Aho igitekerezo ziba zifite. Yego. Ni kimwe ni ugupfa cyangwa gutsinda urwo rugamba. Gupfa no gukira. No gutsinda urwo rugamba. Yego. Nagaru gukira. Gutsinda urwo rugamba. Yego. Wiba rutsinze abana kize. Yego. Rero n'umuntu uri mu rugamba rwo gushaka amafaranga rw'imibereho ikintu kimufasha nukuba ari muri iyo ka nk'iyo ngiyo mvuze nangiye urugero. Iyo ari muri iyo ka kenshi na kenshi abo nibo bakire twagiye tubona n'ubu ngubu kano kanya. Yego. Nta mukire ubaho ataraciye mu buzima bubi. Yego. Nibibaho icyo bacyumva. Niyo wazana Bill Gates. Kuko nange nk'urugero. Yego. Reba wenda ni banyihanganire. Reba nk'abana ba Rubangura. Yego. Bakabaye kuba ari abakire bisumbye ko se yariho kuko n'ubu ngubu se turacyavuga kwa Rubangura. Yego. Izina rye riracyagenda mu bantu. Yego. Ariko abana be birirwa nyine binywera amayoga bizindira n'abakobwa nta terambere kuko bafite icyo bishyura. Urumva nta terambere bagira. Uwo mushinga bimitse ni ubabereye. Uretse gato nsoza. Urumva nta terambere bagira bitewe n'uko baravuga ati data yarakoze ibi yabigezeho reka twinjoying. Yego. Bakaba mu ubuzima bwo hari story imwe nigeze gusoma ya Bill Gates. Uranga abana ba Bill Gates yarabwiye ngo mu byatunze ashobora kuzabana kimwe cyaka. Yego. Waba ufite swa afite ahuba utarira ahuba ufite business ukura wayo mafaranga ntiwenywera. Ukinywera. Utarya cyangwa ngo nuko bayabika. Ariko impamvu wowe utanywa nuko uzi ubuzima busharira waciye. Niyo mpamvu agomba kuzatera imbere. Nta buzima bubi yigeze cyangwa ntabwo azi kuzigama igihumbi ngo kibyare bitanu. Yego. Yagiye muri rwa rugamba ndi kuvuga. Vavia Dasonza ntabwo twe kuba twicanye kuri kamera. Rero ntabyo bazi. Dr. M kuko ari icyo ushaka niyo mpamvu ugomba kwicara tukaganira. Abandi mu bareke batete babaye abatete bagira ute ariko burya utera imbere nta utera imbere atarababaye nibibaho. Yego. Niyo mpamvu uriya umuntu uzatunga ifaranga urumva kugira ngo arirekure umuntu ufite ifaranga ryinshi iyo arirekuye biba ari uburangare cyane. Kugira aribona aba yarabandi muri baravuga ngo aho umuntu ageze bari ibyifuzo by'abari munsi ye kandi uya utera imbere araba warakinze amakarito mu maso. None iyo barangaye gake wowe urakomeza niko biba. So vuga ngo Innovation Smart TV. Innovation Smart TV. Subscribe, like and comment and share. Yes, murakoze cyane. Ciao ciao. Sawa.